bamusaba n'umunyu wawe ugati imbere ye ntiyabimenya. Ariko ko yasenze Imana ati n'umuntu ubwo yasenze Imana reka mugire nka Sawuli ugiye kwica muhagarikire mu nzira. Abantu bajya bamubwira. Urumva yabuze wa mwuka wa discernment. Nuvuga ngo no mwuka ntukeneye kuba umurokore cyane. Ntunakeneye kunasenga cyane. Hari nabisi babyumva. Wese mwuka discernment ngo Yesu yiyumvamo. Ubundi mu buryo busobanukiye no kwiyumvamo ikintu. Uzahinduka umwanzi w'abantu benshi ariko uzagira ubuzima bwiza. Kandi uzabaruta burya abantu bakwanga kuko ntacyo ufite. Nuba muzima gatunga bazizana. Sindabona bakire batanga ama invitation y'uko. Ubwo bushobozi tubasha gukuraho imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu. So rero uyibuka ijambo ryabaye Yesu amaze kuhumura impumyi. Kuko yahuye n'abantu bamaze ngo ni ibiki byakubayeho. Undi ati jye naho narebaga ngo rero ngo ushaka ashima Imana ngo ureba kurukanye ngo tuzi ko afite abadayimoni. Undi aravuga ngo icyo pfage nuko ndeba ni nyuma ya seni kuko niho hamufavoriza gukora hamwe wicara ukisanga wabonye indwara ya malaria ariko ntago ari malaria. Hari umudamu w'inshuti yanjye simvuga ari mu gihugu kimwe, umwana yarwaraga inkorora yarangiza akagira ikibazo ku mubiri. Kwibaza ngo inkorora n'ikibazo cyo ku mubiri bihurira he? Undi muntu ngo giye ngo iyo nari inyama ngo ndafuruta ngo n'inzoka yamuciriye yagucirira iri hanze mu butaka se. Menye ikintu cyihishe inyuma mu marido. Hari impamvu singa ngo Satani buri gihe anyurwa no gukorera inyuma y'amarido, gukora inyuma y'abantu aho utagaragara kuko ari byo yahisemo. Rero igihe cyose maze kukubaho ntabwo ari amaso y'umubiri ayangaya wabasha kwibonesha. Ukeneye amaso yandi yihutirwa kugira ngo ukore iki ugire discernment. Kanongere basuhuze mwese nshuti z'Imana bakunze ubwo bwa ministries zo mutakandagira amateka ubuzima bugahinduka kandi ugandana n'ubwo abandi umunsi tariki turi kuwa mbere umunsi wa mbere kandi uzirikana murabona Yesu rakumira umushanyira woni kuwa mbere kubari muri Afrika bari Burayi ariko abandi baracyane nijoro muri Amerika. Data twese bagire neza cyane. Yambashimire rero abakomeje gukora subscribe bakomeje kudukurikirana amaje kwiyandikisha. Imana ibaho umugisha n'ukuri ntukanyure udakoze no kunzogera kugira ngo ubasha kubona notification y'ikiganiro kugira ngo ubashe kugubwa neza umenye imbaraga zo kubohoka. Jya kuyandi macano n'ibyizo n'ibindi ariko niba ukeneye kubohoka ukaba ukeneye icyitwa inzozi no kumenya imbaraga ziturwanya twiye kunesha ngwino ku mwagabera ministries uzasanga amagambo meza y'Imana. Reka dusenga n'Imana mu izina rya Yesu. Turagushimiye ataba twese uhoraho, turagushimiye ko dukunda uri umwami wacu, uri umutabazi, uri umurengezi abakwiringiye ubuzima bwakosera. Ndakwinze ngo bane natwe muri byose ibintu tugiye gukora umurimo w'umwami utujye imbere kandi ibyiza byose utegura biduhereze ko tuzi ko uri umwami kandi dushoboza muri byose. Turagushimiye uri umwami wacu, uri umunyembaraga, umunyabushobozi, urarengera, uratabara kandi ugikomeza byose komeza bose bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ikumera umugisha wowe nkora mvuga bose ngo ukunda umwe bw'abera n'ukuri dushyikire mu nzira zose mu buryo bwose. Imana iguhe umugisha. Ubundi ni hari imfunguzo eshatu ushaka kubwira ubasha gukoresha mu kwibohora imigozi ya Satani, demons, kugusenya dayimoni ikarangira burundu. Ibi bintu tugiye kuganiraho ukwiye kubimenya. Matayo ubutumwa bwiza bwasikutswe na Matayo ibice 12:28 aravuga ngo Yesu aravuga ngo aha dusomere nta kibazo. Matayo 12:28 ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo 12:28. Aravuga wice nta kibazo. Haranditswe ngo Matayo 12:28. Ariko umwuka w'Imana niba ari we uma kwirukana abadayimoni noneho umwana w'Imana
buba bugumye ubwami bw'Imana. ubwami bw'Imana. Yego, noneho ubwami bw'Imana buba bubaguye gitumo. Jesus said, "But I cast our demons by the Spirit of God. Surely the kingdom of God has come upon you." Niba koko kwirukana urabyumvise noneho buriya hari ukuntu mu Kinyarwanda utabyumva. Niba noneho koko bavuga ko we arimo yirukana abadayimoni kurusha abadayimoni, biravuze ngo ubwami bw'Imana baguye gitumo, ntibasobanukiwe, ntibamenye neza ko ari imbaraga z'Imana ziri kubikora. Nuvuga ngo buri gihe iyo ushaka neza kumenya gutandukanya no kugira ngo ubashe kugira imbaraga, uzumva buri gihe gihe buriya Manuel nubwo utarimo nkurikira cyane utagikunda kuvugana nanjye uri mu kazi kenshi muri tekinike mba mbireba n'amaso, ariko abantu kandi Imana igumusha ibikora barabishima rwose. Ahubwo ngira ngo umubyeyi yohereza rya turo wambwiye nyaboneka urore ko mbere ituro ntabwo ari marika zarizana kandi neza nzarigwa ntabwo nyaca ku ruhande kandi ahari muri Amerika Imana imuha umugisha. No kuvuga ngo muri iyi minsi hari intambara pastor, muri iyi minsi hari intambara. Ntabwo turi kumenya ukoreshwa n'umwuka wera no gukoreshwa n'abadayimoni, kuko uzi umwuka wera arakora ku bantu bakagwa, nuha nawe yahuha abantu bakagwa, nusengesesha umuntu agakira, nukoresha amazi umuntu agakira. Noneho ku buryo abantu bamaze kuba bowadi batakaza umwuka wa discernment. Batakaza umwuka wa discernment, umwuka wihishurirwa wo kumenya ibintu, kuko haruhirika koko kubera imiti yakoresheje, ariko hariho n'ubwiriza abantu bakagwa. Noneho wa mukristo aramenya gute uwagushijwe n'abadayimoni n'uwagushijwe n'umwuka wera? Ni ikibazo Yesu yasobanuraga rero. Yes, uvuga ngo hirya y'abakira wowe uva ku bakira ukava no kubakizwa ukajya gusoroma imbuto. Niba ukumva ukanabyuka, kuko abantu barakiza n'ubundi n'abapfumu barakiza, noneho n'abasenga nabo bagakiza. N'abandi ngo touch fire akagutacinga nyine kandi no gukoraho. Na Yesu yagiye yakoze ku mpumyi, yakoze ku urwaye, hariho n'umugore wamukozeho amaraso arahagarara. So rero ikintu cya mbere sosobanuraga ngo noneho ubwami bw'Imana baguye gitumo. Kuko mutasobanukiwe. Yesu urakoze cyane. Matthew 12 chapter and 28 verses. Jesus said, "But if you cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you." Urabatunguye. Avuze ngo niba mvuga yuko mpabwa imbaraga, sura ngo wumve neza cyane. Ariyo mpamvu nshaka ngo utinye abantu basobanukirwe kugikurikira. Iki kiganiro numva nagikora kera. Ubundi haranditswe ngo ariko umwuka w'Imana niba ari we umpa kwirukana abadayimoni, noneho ubwami bw'Imana baguye gitumo. Yes. Niba koko umwuka wera ari umpa gukubita abadayimoni, mwe ntimusobanukirwe. Ati turabitandukanya gute? Hari abahuha, hari abahirika, hari abatogosa, hari abavuga, hari abasakuza. Manwe iki kintu Satani yazanye ni ukugira ngo abantu batakaze umwuka wihishurirwa. Esprit de discernement. Satani igifaransa kandi ntakizi. Umwuka wo guhishurirwa. Nuvuga ngo Yesu warasobanura ngo mu bushobozi bw'izina rye harimo imbaraga n'umwuka wera wo kubasha gukuraho imbaraga z'abadayimoni. So izifunguzo 3 zo kwikuraho abazimu n'abadayimoni n'imyaku n'imikoshi na za kabutindi zose n'imirandagashi n'imiziro n'ibyo bakoze n'imyishwa n'ibyohera n'ibyo batongera n'ibyo bavuma, byose bivanwaho n'imbaraga z'umwuka wera mu izina rya Yesu. Ariko hakenewe umwuka wa discernment.
umwuka wo guhishurirwa, umwuka wo kudomandiya bola sayine foria koterebo. Niyo mpamvu tugomba gusobanukirwa nuvuga ngo mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga z'ubushobozi bwe, mu mbaraga z'ubutware bwe, niho tubasha kumenya ibintu bikomeye. It's by the authority of the name of Jesus and the power of the Holy Spirit that we can cast out evil spirits. Ni ukuvuga ngo mu izina, mu mbaraga ziri mu izina rya Yesu Kristo. It's by the authority of the name of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit what we can cast evil spirits. Ni ukuvuga ngo ni mu izina, ni muri izo mbaraga, ni muri ubwo bushobozi tubasha gukuraho imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu. So rero wibuke ijambo ryabaye Yesu amaze kuhumura impumyi, kuko yahuye n'abantu bamaze ngo ni ibiki byakubayeho. Undi ati jye naho narebaga ngo rero ushaka ashima Imana, ngo ureba kurikanye ngo tuzi ko afite abadayimoni. Undi aravuga ngo icyo pfa jye nuko ndeba, njye cyo mpfa nuko ndora, ibisigaye abantu birwarisha. Ubundi muri iyi systeme nuko umuntu asubizwa ikibazo cye. Wabihanurwa n'uwaguye, wasengerwa n'udakijijwe, wasengerwa n'umusinzi, wasengerwa n'umusambanyi. Essentiel ni ukuhumuka. Ntabwo ari uko ndimo namamaza icyaha, ndagira ngo utazibuza impano y'Imana kuko ushingiye kuba bigukoreye. Warabwira ngo niba kushora abadayimoni ntibindeba, niba yaravuye ku Mana ntibindeba. Ikibazo nari mfite ni kimwe, nari impumyi ariko ubu ndareba. Haleluya. Nari nduyu ariko nduyu, nsindi nduyu ngo. It's by the whole, it's by the authority of the name of Jesus that we have power to cast out of the evil spirits. Aho dufite imbaraga zikandagira ziri batazivunagura si ku mazina y'abandi bantu. N'uwakiza wese ntabwo ari izina rye. N'uwavuga ngo narahanuye birasohora si ubihanura. It's by the authority of the name of Jesus. Asifiwe Bwana. Hallelujah, hallelujah. Ndumva uyu munsi ushaka kuvuga ibintu biremereye cyane. Ntabwo ari kubw'ubuntu, si kubw'imbaraga zawe, ahubwo it's by the authority of the name of Jesus and the power of the Holy Spirit that we can cast out evil spirits. Aho niho dusenya imbaraga mbi zose z'abadayimoni nuko zigira kose. Ndagira ngo nawe wizere Imana, nurangiza wizere n'abahanuzi, niba na ngombwa nanjye umpamagare dukubite izo mbaraga mbi, kuko by the name, it's by the name, it's by the authority of the name of Jesus Christ and the power that I can cast. Aho dusenya tukavanaho kuko twinjiye muri za mbaraga. Rero buri gihe cyose wicaye uganira uyobowe n'umwuka wera w'Imana, nibyanga byakunda abazimu bazasha kandi bazaguhunga. Iyo buri gihe tuyobowe n'umwuka wera w'Imana ukatubera umuyobozi buri gihe, udufasha kudiringa no gusobanukirwa no kumenya umwuka uturwanya n'abawihisha inyuma. Tuzigera ubimenya wowe ukoresheje amaso yawe cyangwa yanjye, ahubwo rya zina rya Yesu nabo abahanuzi yatumye nibo bonyine bafasha gusenga. Wamara gusengerwa ukatangira kumenya ibyo utaruzi ari byo uyu munsi nibo nkubwira, kandi Yesu akugire neza. Ni ukuvuga ngo umurongo utuyobora mu kugira ngo tubashe kumenya gusobanukirwa ni mwuka cyo turwanya, ni ibihe bikoresha turwanya, akoresha abandi. Ibyo byonyine nibyo bituma ushobora gutangira deliverance yebohotse. Rero dusangamo ibintu bifite imbaraga bikomeye, birimo imfunguzo 3 zishobora gufasha gukora deliverance. Kandi ibintu bikomeje ukabikurikirana ugera ku ntsinzi
no kubohoka no kwisobanukirwa, kuko wagize wa mwuka wo kumenya. Ni umwuka wera uduha imbaraga zo kumenya abatwanga, abadukunda, abatugambanira, abaturoga, abatwihisha inyuma, bafite imigambi mibi y'incakura, y'indyarya, abagucukurira umwobo, abaguhirikiraho utareba. Ni umwuka wera w'Imana. It's by the name, it's by the authority of the name of Jesus and the power that we have a power to cut off the demons. So rero ni byiza ko umwuka wera akubera umuyoboro munini kandi mugari wagutse kugeza ku ntsinzi ya mbere. Icya mbere ni discernement cyangwa se ihishurirwa ryo kumenya yuko hari umwuka mubi wageze aho hantu. Nubwo amanywa ari imyaka mbere ko ndibubwira ko baruzuramanwa, uzi ko hari abantu aho ntashobora kumenya kugira umwuka wa discernement wihishurirwa ngo amenye ibimuzengurutse ko hariho imbaraga mbi. Ese akaba atamenya, akaba yarwaza umwana, uwa mbere akarwara, uwa kabiri akarwara, uwa gatatu akarwara, akavuga ngo yewe ngo ni icyorezo cyateye iwanjye, ariko hari umwuka ubyishe. Ndetse ushobora no gusanga hariho na malariya bakanayibona, ariko wayiha imiti ntikire, kuko malariya ni ikintu Satani yaje gushyira imbere. Ariko the real sickness, indwara y'ukuri, nta muganga wayivumbura. None ugasanga urya muntu urwaje ntafite wa mwuka wa discernement. Nta mwuka wa discernement afite. Se urakumvise ko nto cyane. Ndagushyira mu kiganiro bishaka kutabishaka. Ko nakijya mu byanga byakunda. Ndagira ngo abantu babyuke kunyunganiye, no kuvuga ngo ashobora no kuba mu rugo murwara igifu. Wo kumva ko ari igifu, ariko kumbi si igifu, ahubwo hari demons. Hari abadayimoni bawukoreye attack, bafite indi ndwara runaka, yewe no kwa muganga bakayibona, ariko bayiha imiti ntikire. Kubera iki? Uno muntu nta mwuka wa discernement afite. Mwuka yishurwa kandi ariko ryimbitse kumenya ngo iki kintu ko kigenze gutya. Bugira ngo barabyumvise mu bwabera. Ushobora kurwara umugongo ukibeshya ngo ni imirimo, ariko kumba Satani arashaka kuzagutera stroke. Razira stroke mubona, ibyaje dukoresha mubona by'amasukari, ni ibitero Satani azana. Ariko abantu benshi nkurikira mwukozi w'Imana unyumva, kuko ndimo ndakubwira mukanyura za kucyumva, umenye ngo saba Imana umwuka wihishurirwa. Abenshi bashaka impano yo guhanura, abandi bashaka impano yo kuvuga mu ndimi, abandi bashaka impano iko bari mu ndimi, ariko njyewe ko mvuga n'izo ndimi narahanura nerekwa, nje nasaba umwuka wo kumenya ko hari dayimoni iri hafi yanjye. Hallelujah. Icyo gihe umenya uroga ko yahageze, hari ibintu umenya. So uvuga ngo iyo dufite iyo the power, iyo umwuka waki, iyo dufite iyo presence ya discernement, buri gihe umwanzi yigaragaje, umumenya n'abandi bataramumenya, ubivumbura abandi batarabivumbura, kandi ugera no ku ntsinzi nta wundi urayibona. Kubera iki? Ufite ya discernement, ufite uwo mwuka wo kuvumbura, wo guhishura, wo kubona, wo kwitegereza no kugera ku cy'abandi bantu batabonyeho kandi mwari mwicaranye. Rero mu rufunguzo rwa mbere rushobora gutuma ubohoka ku mbaraga mbi, ubohoka ku myuka mibi, nuko ikintu cyane kumenya umwuka wa discernement, umwuka wo guhishurirwa. Gira hishurirwa muri wowe. Nuvuga ngo iyo presence y'abadayimoni igeze mu bana bawe, mu rugo rwawe, ku buzima bwawe, automatically tubibona. Kabone nubwo uwo muri kumwe we atabasha kumva ibyo bintu, atamenya ko wavumbuye izo mbaraga mbi, we buri gihe ntabwo abyumva, nta nabisobanukirwa. Ariko wowe ufite umwuka w'Imana, wowe Imana yahaye ya mpano yo guhishurirwa imbaraga mbi, ukavuga uti ati kweli ibi bintu nabazi mu kweli nabivumbuye. Ibintu birakomeye, birasaba ko bampereza amazi yo kunywa, ko nkabisobanura nitonze cyane. Kuko dayimoni buri gihe abashaka gukorera mu mwijima no gukorera inyuma yahihishe.
nakumvise buriya abashaka gukorera umwijima agakorera nahihishe ni ukuvuga ngo mbese ahagaze inyuma y'irido akajya yohereza nk'ikintu mu irido twumva kiducumita ariko ntituzi aho kiri. Urakoze cyane. Tukagira ngo yenda ngo ni umwanda uri mu nzu naho hari ibyo satani ari kohereza. Exact. Urakoze cyane. Fonduriraho we ntabwo wandoga ntiwanishobora. Mu rusengero ntuzaka tuzakwihorera. Burya nanabagira n'inama ahantu utizeye ntibakazana amazi ngo bafungure utanje kwitegereza. Rega iyi si imeze nabi. Hari ibintu ugomba gutekereza. Ntagomba si uko ni nyadayimoni ariko nta mpamvu yo kwishyiramo uburozi mu mubiri wanjye kandi nabuvumbuye. Si ubundi ufungurira ntakureba kubera iki. Kireka ari amahoteli n'abakomeye n'abanyarwanda twikomereza. Urumva satani reka bibe mu cyongereza ubyumva. Bango demons prefer to deal in the darkness and walk behind the scene. Uko ni nyuma ya rido nyine. Nubango dayimoni buri gihe abashaka gukorera mu mwijima ni nyuma y'amarido. Behind the scene. Behind scene. Scene not scene. Yita cinema matuwa washyira amarido burya ugeze ahantu bambarira iyo bagiye kubyina baje barya baza kubwo baje kuri scene nyine urayibona baje kuri podium uzarebe nyuma ibyo bahambara ntago wabimenya. Tubona abantu baje kuririmba ariko ntituyakorera inyuma hari tubona ngo dayimoni buri gihe. The demons prefer to deal in the darkness and they walk behind the scene since not always obvious the nature here when person needs deliverance. Hakeneye ijisho ry'umwuka wera. Banange banyarwandakazi namwe nshuti z'ubumwe bw'abera ministries muhereye hirya no hino. Ndagira nkubwire ngo buri gihe ikineza satani nuko akorera mu mwijima n'inyuma ya seni kuko niho hamufavoriza gukora hamwe wicara ukisanga wabonye indwara ya malaria ariko ntago ari malaria. Hari umudamu w'inshuti yanjye simvuga ari mu gihugu kimwe umwana yarwaraga inkorora yarangiza akagira ikibazo ku mubiri kwibaza ngo inkorora n'ikibazo cyo ku mubiri bihurira he? Undi muntu ngo genga iyo nari inyama ngo ndafuruta ngo n'inzoka yamuciriye yagucirira hanze mu butaka se menye ikintu kihishe inyuma mu marido. Hari impamvu si ngo satani buri gihe anyurwa no gukorera inyuma y'amarido gukorera inyuma y'abantu aho utagaragara kuko aribyo yahisemo. Rero igihe cyose maze kukubaho ntabwo ari amaso y'umubiri ayangaya wabasha kwibonesha ukeneye amaso yandi yihutirwa kugira ngo ukore iki ugire discernment. Discernment is needed. The presence of evil spirit can be exposed through a gift of the Holy Spirit called Uswa n'igihe nyaboneka mu nyimfa yenga bakuri kimwe gabara ministries nyaboneka niba kunja buri uzi ko hari igihe satani we yigaragaza nk'umwuka w'Imana. Uzi ko yigaragaza nk'umwuka w'Imana. Ni ukuvuga ngo udafite umwuka wa discernment ntushobora kumenya imbaraga z'umwanzi kuko hari igihe yigaragaza nk'impano imwe mu z'umwuka wera. Shatola makana. Uyu munsi mbaye ikiganiro gikomeye uzatuminze kuri channel ikomeza amarira akomeye mvuge. Urumva kirakomeye cyane. Deliverance, discernment is needed. Presence is needed. The presence of evil spirits can be through a gift of the Holy Spirit. So niyo mpamvu hakeneye umwuka. Shola makose.
hakenewe umwuka w'Imana wa discernment, wihishurirwa, ryo kumenya, ryo gusobanukirwa yuko dayimoni yakwatatse, ndetse ukamenya ukwigaragaza k'umwuka mubi nuko yigaragaza, nuko yiyereka. Wamara kubireba ukamenya uti wa ibi ngibi ntabwo ari umwuka wera, zisi indwara, busi ubukene, bisi ingorane, si uko abantu banyanga. There is a spiritual behind of it. So every problem you have now, hari imbaraga zibyinshi inyuma. Buri kibazo cyose ufite, buri ngorane ufite, jya ubanza usaba Imana uwo mwuka wa discernment, wo kuvumbura, kuko rimwe na rimwe hari igihe uyu mwuka wa Satani n'abantu badayimoni bajya bigaragaza, bakiyerekana nk'umwuka w'impano z'Imana, zimwe mu mpano z'Imana. Ariko ufite umwuka wa discernment, uhita ubivumbura, ukanabimenya, warangiza ugasanga uratsinze. So rero kugira ngo uvumbure ama information yose no gusobanukirwa ko arabanzi babiguteye, ugomba kumenya no gusaba Imana ikaguha umwuka wihishurirwa. Aha hantu manwe sinzi ko baza gutandukanya ihishurirwa n'ihishurirwa risanzwe. Iri rirarenze. Iri ngiri nta nubwo riri mu mpano z'umwuka wera, ahubwo ni ibintu Imana iha umuntu bitewe n'imbaraga zimurwanya. So everybody in the yes, ibi ngibi ndimo mvuga ntibigombera kubatijwe umwuka wera, ahubwo ni umwuka wa discernment, ni umwuka wihishurirwa, unukirwa n'igikorwa cya Satani icyo ari cyo cyose. Ashobora no kuba atanasenga uwo muntu, kuba atari ko ndikumva ibintu bitarimo. Hamwe umuntu ashobora kuza umuntu ataratangira gucuragura, ukumva umwuka bwe ngo hanze hari ikintu. Niba ko ntabwo babizi nyine, kandi ibi ni ibintu bakwiye kugira. None kandi bikaba cyangwa ukavuga uti n'ubwenge bantu bitarakubaho ibibazo bikurinde. Hakaba hari imodoka iguciye imbere ati tugende ukumva ushaka kuyijyamo, wagera imbere ugasanga iragonze. Uri umwuka wa discernment. Uyu ntabwo ugombera ngo uri umurokore. Hari igihe bavuga ati ko numva nifuza ko mvugana na Emmanuel, ukumva mu mutima biranze. Urevera ntabazo nashakira, ukumva biranze burundu. Rero abantu bakunze gufosinga ntabwo bazi icyo bita umwuka wa discernment. Already umwuka yamubwiye ngo attention, wa muntu ugiye kureba siwe. Yagize gute? Ndashaka kuzavugana n'umuntu ntago akunda social media. Ngiye ntago namuzana iwanjye ko ntibyashoboka, ariko ushobora kumuzana ku mpamvu runaka. Yambwiye ukuntu bari bagiye kumurya mu gihugu runaka, n'igihugu cy'Abagande barya abantu. Arambwira ati uwo muntu yaranyimenyereje, arankunda, aransura, aranganiriza, aramvugisha, ariko twagendana abantu bose muri quartier bakamuhunga. Yaravuye mu Rwanda vuba. Ati n'umunsi mwasanga uramwe ngo ni muhumunyu. Ati muhumunyu arawurigata. Ahita ambwira ati nkurikira, ndamukurikira. Tugeze ruguru mushyira ku igare ryanjye. Tugeze mu nzira igare ripfumuka amapine yose gicara hasi. Mbura uko ndihoma. Ati ngiye kurihomesha muri mpuzamwanga ngo warujyanye n'uriya mugabo. Ati nangiye kumusura, bati waruriwe byari birangiye. Ati nta muntu bajya bavugana. Urumva yamutinye munyamuhaye, arangije aramukurikira, amuhetse ku igare. Ngo ahise amubwira uwo mugabo ngo se ngo shango ngo hara mu rusengero musenga abadayimoni. Ngira ijoro ubuzima bwawe bwari burangiye. Yaramwibwiriye ati iri joro ubuzima bwawe burangiye, kuko iyo bagutumye umuntu mukamurya nawe ujya kuzana undi. Sa niwe wari ugezweho rero. Hari ugezweho kuri televiziyo batese ya umuntu ataryoha ku kibuno kabina, abundi kibuno akabina mu kigande. Aguhaye amakuru kandi umuntu nzamuzana n'ukuri. Aravuga ati numvaga muri nge yatangiye anyimenyereza, tubishuta tumunsi arasaba umunyu, nk'umuhayira urigata. Ati tugende. Ati numva mpamvu yo kumuhakanira. Ni nk'umuhamura yaramukuye, yaraumva kanywa amazi mvuga bino bintu birakomeye. Urumva
iyo umunyu kuvuyemo nta buryohe ufite, kumusaba umunyu akahita awurigatiraho cyari ikimenyetso no kumuhoma amaso akamukurikira buhoro, kuko bari barabaye inshuti. Rero kuko yasengaga Imana, ageze mu nziga rirapfumuka, amapine yose riricara, arahaga biranga ajya kuyubatse. Buriya nyine uriya mugabo ngiye kumusura ati byari birangiye, ariko igipfumuka yambwiye ngo tungo umwe Imana musenganye ngo ntawayishobora. Urumva ntiyagize umwuka wa discernement, bamusaba n'umunyu wawe ugati imbere ye ntiyabimenya. Ariko ko yasenze Imana, ati n'umuntu ubwo yasenze Imana reka mugire nka Sawuli ugiye kwica muhagarikire mu nzira, abantu bajye bamubwira. Urumva yabuze wa mwuka wa discernement. Nuvuga ngo no mwuka ntukeneye kuba umurokore cyane, ntunakeneye kunasenga cyane, hari n'abisi babyumva. Wese mwuka discernement ngo Yesu yiyumvamo. Ubundi mu buryo busobanukiye no kwiyumvamo ikintu. Telemako de rebosa no kwiyumvamo ikintu. Kandi igihe mbabwiza ukuri yarangije yiyumvamo rata, agiye ahura n'umuntu amutabara. Mujye mwiyumvamo ariko niyo umuntu umva budashaka guhura nawe nta mpamvu yo kwiguna hamagara. Oya, ramanwe nubwo nanjye turakorana turubahana, mu gihe cyose ngwamaga ukumva you are not able, kandi ukumva umutima urabishaka, umubiri urabishaka, ari ukumva haje kumbwira ngo no. Kandi ntabwo uvuga ngo no wigenda hoya, avuga ngo no. Ijwi bimwe nk'igitonyanga cy'amazi. Kunyitegereza cyane. Bantu munkuriki arimo arandeba sinzi bitari. Utekereza imise nibukanye n'undi mudamu. Uri kugiye turi kuri sport view. Yego. Hari umudamu nakoresheje ikiganiro, anezezwa n'ijambo wavuze. Igihe wamaga ku kiganiro kuri cyane. Yego. Ujya mudamu turi. Nawe bari bagiye kumukora nk'uko bagiye kumurya. Ati uwo munsi Imana yagize nuko yose yuzurira umwuka we. Yari amaze iminsi ari kwiga, yari kwigira kubatizwa, Imana itimwuzuza umwuka we. Arasara avuga mu ndimi, ubwo ni gutyo yahise yuzura umwuka we. Iyo bagize Imana rero, noneho hari abakurya by'inzara, hari n'abakurya by'igitambo. Siza kandi ukumvise. Ndabyumvise. Hari abakurya by'inzara, hariho n'abakurya by'igitambo. Abarya abantu b'igitambo iyo udapfumuye amatwi ukaba utanasiramuye nibwo bakugira igitambo, ugifite urugingo rwawe rwose uko rwakabaye. Nta gitambo batanga gisiramuye cyangwa gipfumuye amatwi. Niyo mpamvu mu bihugu bimwe umwana avuka ahita bapfumura amatwi banamushyiramo. Nk'abarozi benshi. Byumvise. Nuvuga ngo icyo kintu babikorera impamvu ngo tuze kubisobanukirwa, ndashaka uyu mwuka wa discernement, umwuka wo kwiyumvamo, guhishurirwa. Hari igihe wicara no mu nzu ukumva ariko njya mbikubona, ariko buyagewe hagiye gukora nk'ikiganiro njya mbibona, ukava nk'hano tuganiriye ukabona hari akantu uje kandi ugasanga kagiye gupfa, kandi ukumva hari akantu kari kagiye gupfa, kandi si uko wakoze service, ntabwo ugiye siriviya ngo ukurikirane, ariko ukumva hari akantu katarimo kagenda neza, kandi wagenda ugasanga niko ni uwo mwuka wa discernement. Niyumvishaga yuko nyine ariko akundi ubana n'ibintu, none uzacunge n'inda nayo, isaha wayimenyerejeho ibiryo ihita ihishurirwa, abo kubaganira. Uzarebe resitora umenyereye kuryamo, iyo uhageze ntuvuge, bazana ibyo basanzwe bazi ibyo urya barabizana. Uvuga ngo iki kintu sinza tuhavuze cyane, uyu mwuka wo kwiyumvamo. Nuvuga ngo icyo kintu kimaze kubaho, utangira kwiyumvamo no guhangana no kumenya ko Satani hari icyo yakoze.
uwo ni imbaraga za mbere zikomeye. Urumva? Icyo rero uwo mwuka ntibawubona. Abona umugabo agiye akibwira ngo hagiye umugabo, kumbi hari imbaraga zatuma umugabo agenda. Ushobora kubona umugore mutonganye ukagira ngo ni umugore ushira isoni, ariko ntabwo ashira isoni. Rero abantu dukeneye umwuka wihishurirwa ryimbitse ritubwira ngo hari imbaraga runaka zibiherekeje biri inyuma, ariyo mpamvu tutabasha kugera ku ntsinzi ikwiriye. Imana itugirira cyane. Nandimo nibaza, ni inama nkugisha ariko mbwire, kandi ntuzagakate rwose. Ubundi kubaha iminota myinshi abantu batumvise ingingo ku yindi, wavuga kamwe tukavuga minota nk'ibiri isigaye tugasobanura ngo bagomba kuvumbura izo mbaraga. Uburyo bavumbura izo mbaraga ubyiyumvamo, ahubwo urakoze cyane. Ubundi uyu mwuka abantu bose barawugira, ahubwo ikibyica ntitubiha agaciro kimwe. Uzacunga abantu bose barya uburozi, ntawe uburya umutima utambuwe nk'ikintu kirozi. Sino iki urama, ahubwo ushobora no kuba wabirose, ushobora no kuba wabitekereje, kuko ngiye inshuro yose ndiburozi ndamanza nkabirona, kanagira naho ndaburira kandi ukanabona ko bwakugezeho. Kandi noneho ari n'ikuntu yenda haza nk'akantu k'agahugwe ukaburya, wamara kuburya ukaburya. Kubera iki? Kandi wa mwuka wa discernment wakubwiye ngo iki kintu cyitondere. Ariko kubera iki? Isoni zo mu muryango, muri bene wacu, barandeba gute, barambona gute, aho kugira ngo intumbi yanjye uyiherekeze, nzabireka umene ibiryo byawe. So rero imbaraga zo kubasha gusenya umwuka mibi gutera, uwo mwuka wihishurirwa buri gihe ntawe utawugira, ahubwo ntibawuha imbaraga. Nta mukobwa ufatwa burya ataburiwe ko ari gufatwa. Ahubwo noneho mushubu ngize ikibazo kivuga ngo ni gute umuntu yakuza uyu mwuka wa discernment? Ni ukuwumvira. Kandi nuwumvira uzahinduka umwanzi w'abantu benshi, ariko uzagira ubuzima bwiza. Kandi uzabaruta burya abantu bakwanga kuko ntacyo ufite. Nuba muzima gatunga bazizana. Sindabona abakire batanga ama invitation y'uko. Abakire bakomeye. Uriya ngaho yakora invitation y'igihumbi. Akora imwe agashyira kuri WhatsApp. Nimutaza se biramutwara iki? Ahereza nk'abantu bake, kuko mwebwe murabaririza igihe ubukwe buhari. Umukene we azitanga kugira ngo bazamugenze gute? Nese kare sinakire cyo turamutwerera. Nta kibazo mutaza barizana, ariko ukize baraza sije warivuze. So umwe kugira ngo umenye nuko ugomba guha agaciro. Nirima umwuka ubwe ngo winyura aho urahanyura ushaka iki. Uzi ko uyu munsi turwana n'ibintu twihamagariye kubera kutumvira wa mwuka. Nanjye sengera mu itorero rimwe, umudugudu ahantu ijwi ryarambwiye ngo wakoze ikosa vuga ko ukunda amashaza. Byatinze niyo bandogeye. Kandi ndangije ndabibona umuntu avuga ati ntabwo hari ukuntu bafata amasahani, abarevera amasahani abari hejuru, ariko yafashe ku ya gatatu. Hako ko mbikunda ndakana ndavuga ngo barandoze nuko ndataha nuko se kuko mana nkiza uburozi none iyo nyibwira ngo mandi ndakuburya ko yari imburiye ngo simbure. Yiyumvamo ukuzi uyu mwuka nuko ubasha kwiyumvamo. Kamubwiza ukuri, iyo umuntu azakwambura amafaranga niyo ugiye kuyamuha ubyiyumvamo. Manu aho ndahakanye, ubu nta muntu umwuka yakubujije kuyaha. Uyu munsi ko baramubuze ukabura n'umuntu. Umwuka wa uyu mwuka rero wa discernment twavugaga nukumenya neza. The demons prefer to deal with the darkness and the worker behind of sin. So it's not obvious the nature area when a person needs deliverance. Ntabwo bishobora kubonwa n'aya maso yacu, ahubwo n'umwuka wo kwiyumvamo.
vuga ngo nta kibuho kwiyumvamo. Imana ikugire neza, Imana igutabare, Imana ikwambika imbaraga, Imana iguhe gukomera. Nyabuneka niba Imana ikubujije kugenda ukumva hari ijwi, hari amajwi atataza, genda kiriya kijwi kigupushinga, ujye cyitondera, nta mpamvu. Rero kuko Satani akorera mu mwijima, wibwira ko ari malariya ariko siyo, uribwira ko ari diyabete ariko siyo, uribwira ko ari umutima ariko siwo, uribwira ko ari uburara ariko sibwo, uribwira ko umugabo yaguteye ariko sibyo, uribwira ko umugore yagiye ariko sibyo. Hari dayimoni iri inyuma y'ibyo bintu, kandi urwo rufunguzo urarukeneye. Umwuka wihishurirwa no kuvumbura amanyanga n'amayeri ya Satani bikuzeho, utabarwa mu izina rya Yesu. Ndabashimiye, muhabwe umugisha n'Imana, mugubwe neza, mwambara imbaraga, mukomere, senga. Yabaje ikibazo ngo ariko se abimenya gute? Icyambere, iryo jwi rikubuza ibintu, shaka uryumvire, shaka uryumvire. Nirikubwira ngo bikore, shaka uryumvire, kuko uyu mwuka wa discernement, uyu mwuka wihishurirwa, buri gihe turwana n'abantu ariko atari abantu, kumba ari umwuka mubi waduhagurukiye. Muhabwe umugisha n'Imana, Imana ibagire neza, mukomeze muduhamagare ku Mwegabera Ministries, nimero 2 munsi mwahamagara tukabumva, tukabasengera, tukagufasha kumenya ibyo bintu. So rero we byabayeho ariko mbwire ngo hari amahirwe kandi yakoze iracyakora, nubwo abintu bizagucika, byagucitse ku bintu bizagucika, Imana izagushyigikira. Muhabwe umugisha n'Imana, Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shalom, 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 shalom.